Murakaza neza no munsi tugiye kureba ibice bigize interuro mu Cyongereza. Niba mwiteguye twatangira. Tugiye gutangirana n'urugero ari rwo nkunda abana, ari byo bivuze I like kids mu Cyongereza. I like kids. I niyo bita subject. Like tuzi nk'inshinga niyo bita verb. Kids ni object ikiba kivugwaho. Noneho tugiye kubaha ibisobanuro byimbitse kuri iyi subject niyo iba igiye kuvugwaho mu nteruro. Nk'ubu ngubu njyewe ninjye ugiye kuvugwa mu nteruro, ninjye ugiye kwivugaho mu nteruro. Nk'uko nababwiye like muri ino nteruro niyo inshinga ariyo verb mu Cyongereza, akaba ari isobanura igikorwa cyabaye kigiye kuba. Iyo niyo ubundi niyo y'ingenzi cyane mu nteruro. None nk'uko nababwiye kids niyo object iba yasobanuwe na verb ariyo muri ino nteruro ari like, ikaba icyo yavugwagaho ariyo ni njyewe. Hari video nakoze bisobanuraho, niba utarayirebye wajya kuyireba muri video za mbere. Tukaba tubonye ukuntu wakora interuro mu Cyongereza. Noneho reka twongere izindi ngero kugira ngo tubyumve kurushaho. Nabonye akazi ni I got a job mu Cyongereza. I ni subject, got ni verb, job ni object. Ino I iri hagati ya got na job bayita preposition, nzabigisha muri video zigiye kuza. Noneho urugero rwa kabiri ni Paul yaguze inkweto nshya. Paul ariyo subject, bought ariyo verb, new shoes ariyo object. Urugero rwa nyuma akaba ari ndagukunda, ari byo I ni subject, love ni verb, you ni object. Noneho ntabwo ari ubu buryo bwonyine interuro zose ziba zimeze, hari ubundi buryo tuzagenda tureba mu minsi igiye kuza, ariko ubu ngubu nibwo bw'ingenzi kumenya kandi bworoshye.